mbese gitandukanye mbese kuba wabonana n'abadamu cyangwa se n'abakobwa barenga 400 bikarangira abo bantu bose bafashe ukabandagaza ukabashyira hanze ku gasozi ni ibintu bitari byiza cyane ni ibintu bitashimisha imiryango y'abantu bo bari tazari akeka ubu ngubu urukiko ariko ruzabufatira imyanzuro ya nyuma twebwe nk'abanyarwanda rwose twaramugaye mbese muri make cyane ntabwo ari umuntu nyine wavuga ngo ni umuntu nyine wakoze igikorwa kizima ni umugabo ngiye kuntu nari sanzwe muzi Baritazari tuziranye muri 2019 bigeze guhurira ahantu bita South Africa muri Pretoria mu mujyi wa Pretoria Baritazari hari ibintu by'imikino byabaye harimo abantu b'abayobozi baje muri by'imikino baje hahuri ibihugu bigiye bitandukanye nge twaravuganye turaganiraho gatoya harimo mbaza ku bijyanye n'u Rwanda mubwira ati mu Rwanda natwe dukeneye imikino abana imikino bagenda bavuga ya za FEAS igenda ihuza ibigo by'amashuri biba byarabaye ibya mbere hari muri bihugu byo mu majyepfo ya Afurika no mu burengerazuba bwa Afurika bafite ukundi kuntu banyine bifite izina bifite izina ryayo bayita nyine to ibyo bintu rero niyo twahuriyemo Baritazari turaganira y'abantu mbana n'umuntu w'umugabo nyine w'umudiplomate umeze neza tubana inshuti pe twandikirana kuri Instagram tuganira gakeya ariko natangajwe no kubona nyine yakoze ibintu bitabana n'ubuse ndabyakira kare abantu bikoze nkurikije y'abantu yabaye n'amadolari 300 aramugatakiye ujye kunywa icyayi ati umwana mwiza uritonda cyane tugenda nagiye muri South Africa mu bintu bya business nagiye n'abantu babasabe ibintu by'imiziki gakeya ariko tutatinze twamaze iminsi bitatu ubusanzwe usukora iki mu buzima busanzwe yewe abantu ni graphic design and artist aho muziki anakora icyo bita design rero kugeza ka mwanya abantu babona ibintu bya Baritazari bumva amakuru ya Baritazari nyine bira byarabaye ariko turihanganisha imiryango nyine yagigiramo ibibazo abiriye nyine bumva ko buri nk'umuntu w'umupapa ukajya kubona ukabona amashusho y'umudamu wawe arasohotse agiye hanze ntabwo ari ibintu byagushimisha byensi urumva ko nawe ubitumera nk'umuntu nyine uhuye n'ikibazo gikomeye cyane ku buryo wanakiyahura kuzi nk'umudamu wawe cyangwa se umumama runaka mu byaranye hagati cya kane ukabona amashusho agiye hanze nyine ni ibintu bitagira gute bigukonfuzinga mu mutwe ukumva utaye gutwe uretse ko nyine abantu bira bibazo byabayeho benshi nyine hari muri Guinea bari kugenda babegera bagenda babaganiriza imiryango y'imwe kugenda baganiriza babwira ko bagomba kwihangana ko bagomba mbese kureba ukuntu bakitwara bakiyakira ubundi urukiko rukazakorana Baritazari ese niki wabwira abantu ko urabona ahantu hose babigize nka comedy babigize n'iki social media yose nibyo bintu biri gucicikana niki wabwira bari abantu ba social media bari gukora izo ndirimbo shanyene urabona muri no minsi abaye ikintu bita ngo gutwika ugasanga ibintu biri gutwika nyine akantu kaba ku muntu ntabwo muri no minsi ikintu gisigaye kiba ku muntu kibe ku muntu kirangire gutyo gusa ikintu kiraba ku muntu abandi kikababera inyungu wowe nimba wapfushije nimba wagize ibyago runaka ngiye birambera inyungu nure bimubera inyungu ntabwo ngiye nishimira nababazwa yuko ngo wapfushije byagize gute rero abashosho media bari gukoresha izina Baritazari mu nyungu zabo bwite reba nk'ubu natwe twatangiye gukora imipira yanditseho Baritazari abantu bari kuza bayitubaza ngo muduhenga imipira ngo t-shirt zanditseho Baritazari ariko nyamara benshi barashaka izi t-shirt batazi nicyo ese Baritazari yakoze kiyagize ati kubera iki bya bintu by'ibigare nyine bya social media kugendera nyine mu kigare tu rero abantu ikibi ni ugukora nyine gukoresha izina ry'umuntu cyangwa se ibikorwa by'undi muntu runaka mu nyungu zawe bwite none unafavoriza abantu gukora ibya bintu wa muntu yakoze ese uramudamu we wamuvugaho iki ko yawe yavuze ngo afite video 500 aryamanye n'abandi bagabo nyine uramudamu we genda cyeka ari nk'isoni yagize nyine aravuga ati mugabo banje aransebeje nange reka nshaka akantu k'agapranka nakubita abantu
ubundi nyine abantu babumve ko nanjye ndenze nyine nanjye ko umugabo wanjye nakoze ibirenze ibyiwe yewe icyo navuga kuri uwo mudamu wenyine agomba kwihangana akihangana agatuza agashyira umutima hamwe ubundi ibindi nyine agategereza ko iminsi izapanga nyine ikindi kuko byarabaye kandi nawe buriya se ntabwo byamuhira ziriya videwo ni ukubeshya ntazo afite ariko nuza Balthazar kuvuga yuko nimba ukurikirana amakuru neza uri gukurikirana nuza ziwe ari kuvuga ko biri ari nka prank ari ibintu bamubeshyeye kuba ari mwe mu bagore atafashije gutangaza izina yuko uwo mudamu bararyamanye ariko arageraho aramwikundira arangije amubwiza ukuri ko bamuteze nk'umutego. Ese uratekerezaho iki ko abo bantu bari kuvuga yuko ari nk'umutego bateze Balthazar biriya yuko atabikoze ahubwo ari imitego bagiye bamutega? Bo niko ari kwisobanura. Ibyo birashoboka nabyo. Ibyo birashoboka niyo mpamvu habaho ko hari video zitagiye hanze ariko niyo uwo mudamu nawe yagiye hanze kandi bararyamanye. Ibyo birashoboka nabyo ibyo birashoboka ko waba ari umutego. Icyo gihe rero niyo mpamvu mvuga ngo hategerejwe iki urukiko nirwo ruzatanga umwanzuro wa nyuma kuko iyo video nayo nimba itaragiye hanze kandi hari n'umuntu akaba hari ushobora gusanga aribyo bintu Balthazar ashobora kuzaburanisha yiregura bikarangira atsinze urubanza. Naho ubundi Balthazar nyine azaguma ari Balthazar. Murakoze ko twakugira ikiganiro ariko si wabanze kutwibwira ITC Rwanda ni Rockman Messiah DCD abantu kuva i Kigali mu Rwanda i Butare mu Rwanda abantu kavukire OG Murambara kiriya cyongereza yakigiye abafite utuntu tw'utwongereza avangavanga amaterateranyamo n'udufaransa. Kuva i Kigali mu Rwanda aho turasanga yaguhamagaye Kirisi nyine ubu ngubu turasanga yakwibukiye umusaraba wazahumaye maye ko nta kintu uramana umusaraba se wowe uri umukatolika yasize ko rero mugize sebera mitsingi hano usanga yacitse amazi ariko mwana banza mitsingi ari inzoga ikomera mu nzoga zibaho zose ahubwo twagiye gushyira mu furusheti muri mitsingi kugira ngo idapfukire mu ifurusheti twarangije sha iguma